namwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndabasuhuje kaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi gasoro gacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari inzangano gutukana gushyamirana kwangana gusebanya gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hari mu kiganiro kuri 101 witwa Tycoon ya hostinzemo witwa Pfla murabyibuka ni ikiganiro yakoze cya 101 nibwo yaje kwitsa nyine ku kantu ko kuvuga ngo umuntu ngo ajya gereza umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu yarangiza akaza agakora album cyangwa akavuga ubuzima nyine bwa gereza nyine kuntu bubayeho hari ubuzima bukomeye cyane ari ubuzima buhambaye ngo kandi nta minsi myinshi yigize aba muri gereza cyangwa ngo amarime igihe kinini cyane kwa kundi nyine umuntu agafungwa icyumweru kimwe cyangwa agafungwa ukwezi yarangiza nyine akaza akavuga uburyo nyine gereza ari mbi ugereza ibiki atakifuriza undi muntu kuyijyamo akumva yuko nyine harimo amasomo menshi cyane. Rero kuri Pfla ngo nago bimukora abantu mpamvu yanenze bivugwa yuko ari uwitwa Deficit nyine Shani Boy mwami w'abana kuko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga aribo abantu bagenda bavugwa cyane kurusha abandi bavuga ati ubwo Davis bamufunze hafi iminsi 23 yaje agakora indirimbo murabizi n'indirimbo bita itara yabaye nini cyane ku mbuga nkoranyambaga kandi uwitwa Pfla akavuga yuko nyine nta buzima bwatari yanyuzemo kandi mu kuko Pfla we yamazemo n'igihe kinini cyane akumva yuko iminsi yamaze nyine nta bintu byinshi byadanje yigize yumva cyangwa yigize amenya cyangwa nyine yigize yete nyine no kuvuga ubuzima ukabusotora cyane nyine ukabivuga ngaho wigize kubamo nyine kwa kundi uba mu gihe gitoya ukaba mu buzima butoya ukaba wenda tuvuge ngo mu mwaka umwe ubaye mu bihe bibi cyane ariko hakaba ari nundi wabaye mu buzima bubi nk'imyaka 5. Rero abantu baba batandukanye experience ariko wandi w'umwaka umwe akumva yuko nyine yanyuze mu bihe nyine bigoye bikomeye bitangaje kandi nyine bikomeye sana. Rero kuri Pfla ntago byigeze nyine abyumva cyangwa yumva ko ibyo witwa Davis yaririmbye ari experience mu buzima. Rero ngiye kubumvisha amajwi abiri mu kiganiro muri 101 uburyo Pfla yabivuzeho ariko witwa Davis ubwo yari nawe muri The Choice ku Isibo TV nawe yatanze ubutumwa burebure cyane ari kumwe na ba Philipita na ba Babu ndetse abagenda babigana kwa kuno nkuru nagiye mbona iba nini cyane ku mbuga nkoranyambaga atavuga ati aka kantu ndahaza kuza kugataho tukaganireho twumve no kuntu bimeze katubyumve muri buno buryo yaba Pfla wabitangiye ndetse na Davis waje akungamo message yiwe. Gangster ajya mu gangster bamufunga iminsi 2 cyangwa nk'icyumweru aketa kora album yose urumva ngo ndi gushimira abantu bambaye hafi mwana umaze iminsi 2 muri jail urumva ntabwo ari na real jail ni muri station ya police man urumva 2 to 3 days kweta kora the whole album ngo ndashimira abantu bambaye hafi bro kamome. No, okay, yes, I'm just saying bro ntabwo kumva okay abajene neza tu akatakura album abantu bambaye hafi ngo niki byari bigoye okay sawa tu cyambere si gihe umazemo hariya kuko nta na degree bahari kumaramo igihe kinini ahubwo numva ari n'ikibazo so nta kuba proud guhari ko kuba hariya ahubwo hariya tuhaca kugira ngo twige so kwiga rero ntago bigusanga ngo yige imyaka 10 utarafata n'umunsi umwe urahagije kugira ngo ube wise yego baba quick na scenario imwe ishobora kukwigisha ntago ari ngombwa ngo uhore mu ma scenario so usanga nta kintu uri gukuramo so kuba uwo munyeshuri ngiye ntago nabo uwo munyeshuri ntago nasibira bigeze nkaho ngaho ikindi ntago nabo umuswa cyane kuri icyo kigero when mimba ari umuswa it's okay bari kwambabarire gusa nimba we yiga imyaka 10 ntagire icyo barimo kuvuga ari kubwira ni Pfla niyo video nabonye nanjye numva ariyo video nabonye Pfla avuga ati abaniga baramo imunsi umwe bagasohoka basora uwo muntu uri kubwira ni Pfla uwo ari we wese wabivuze ndi kuvuga uwo ari we wese wabivuze
wabivuze. so nimba ari we rero akaba yari amaze igihe kingana gutya atariga afite ikibazo. Umusaba ko ugiye ukabitekerezaho. Nta kibazo. Wabyumvise ko ari pifura? Ni igishya. Umusenyeye ko uzi ko nkwifuriza ineza. So ni grand frere ariko nta kindi kintu kirengeje beyond cyatuma yamvuzeho reka nanjye murabure. Ariko mwabyumvishe uwo yaba pifura bivuze nyine mu minsi ya mbere ndetse n'uwitwa Davis nyine ubwo yaje kubisubiramo gake gake nabonye nyine bifata indi ntera cyane ku mbuga ndavuga ati rero ko nyine abantu bose ari aba celebrate ari ibyamamare bikomeye cyane nta cyambuza nyine kuza kubivugaho kugira ngo tuze kubiganiraho tuze guhura muri comment tuze kugira icyo tubivugaho. Rero se nk'uko uwitwa pifura agenda nyine abisobanura avuga yuko kuba warabaye muri jail igihe gitoya ntago ari impamvu kuvuga ngo wanyuze mu buzima bukomeye cyane, ariko Davis nawe mwagiye mubyumva akavuga ati gutinda ari ahantu ntago wenda ari digiri runaka buri kuhakura, ariko hari igihe uhajya nyine igihe gito bigatuma wiga byinshi cyane, ariko hari igihe unahatinda bikanarangira n'ikintu wize nyine biri aho nta kintu kimwe kigize biguhinduraho ya mu bitekerereze ya mu myumvire cyangwa mu bikorwa bye muri rusange. Mwagiye mubyumva nyine witwa Davis agenda abisubiramo gake gake. Rero niyo mpamvu nagiye mbona abantu bavuga yuko nyine havutse indi ntambara hagati y'aba bombi. Rero niyo mpamvu abantu benshi bagiye banabisakaza ku mbuga nyine bikagenda bijya ahantu hanini cyane bakavuga ati witwa pifura muri ku buryo yabaze Bulldog mu ndirimbo none ubwo nakora akaririmbo abaga Davis D biraza kugenda gute? Ese ikibazo nibaza twaza kuganiraho, gutinda muri gereza niko kwiga bikomeye cyane cyangwa ushobora kujya muri gereza n'ukwezi ariko ukiga ibintu binini cyane bituma nyine niba ari ingeso mbi cyangwa ari ibintu bibi wajyagamo bigatuma ubivamo. Rero kuri pifura we asobanura yuko gutinda muri gereza ariko kuba nyine warize warabonye ibintu byinshi cyane, ariko Davis akumva yuko kudatindamo kujyamo igihe gito ahubwo iyo uri umuntu wiupdatinga bituma hari ibintu byinshi uvamo, ibintu byinshi uko ureka gukora, nk'uko Davis nyine yavuze yuko hari ibintu byinshi muri iyo minsi 20 yize byatumye areka ibyo yari arimo. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi turi kumwe. Ciao ciao.